iyi si dutuyemo irimo amayobera. Jya ubibabwira, nitwa Ndyamanzindutse Sipiriyani, uvuka mu karere ka Musanze, umudugudu wa Rwenturu. Ndi umugabo ufite umugore n'abana 7 b'abakobwa, kandi nkaba nifuza kubyara umuhungu. Se ninjye utabyara umuhungu cyangwa se n'umugore wanjye umbeshya? Aha, ntawarubara. Uru rugendo mubona ndimo gukora, ngiye kureba abakurambere b'iwacu, aribo basogokuruza, ba nyogokuruza ndetse n'abasogokuru, kugira ngo nabo ngire icyo mbabaza kuri ubu buzima mbayemo. Mwajye mubyanga kare bukamuza bigaho. Vuba mbabwaho bukamuza. Do. Ndora kujurima. Reba nk'ikijumba butereke kurusha ibiro. Ubu uragishyiraho koko. Ase wande cyumwana. Ikijumba kimurusha ibiro subura kimara. Ese wande cyumwana kare. Akora icyo tu. Nguryo. Cyisanye. Ahubwo se sha. Yantorere hehe. Abagiye kunukira abantu. Ntorora. Ararwaye. Ararwaye araryamye. Agwaye so. Ari mu kwezi. Uko. Ari mu mihango. Uzuko neta nanabara ko. Haso. Nese ubyo biteye iseseme. Uyoboye ko umugore ajya mu kwezi se cyangwa umukobwa. Umva ikibazo ntabwo ari iseseme. Kandi ikibazo nta nubwo ari iki. Ubijyombe kigiye kumvamo. Kigiye kumva. Ntabwo inshingano zawe nk'umubyeyi. Baba we. Ndabaza bose bayigire muri. Harya wowe no mu kwezi kwa kangahe. Muragira ngo umwana kubwira itariki agira mu mihango. 1,000, 2, 3, 4, 5, 6 byakotegese nta soni. Cyakora mva mbabwire. Nawe uko agatanga ngabashaka ndagufaka tugame by'umwihariko. Aho umuntu yatsinzwe. Hayo muze mufata gusa. Nta kibazo. Ahubwo. Papa nda? Papa wera? Nitwa Papa Edeke. Nyine. Hari icyo nashaka kukubwira. Hari abari n'abategarugori bo muri uyu mudugudu. Turashaka kwiteza imbere. Nese none ugiye kwamamariza kuba gitifu. Ibyo se bihurira hamwe. Nakose mukamuza nyuma. Ni ukuvuga ngo abari n'abategarugori b'inaha twishyize hamwe. Turashaka gukora itorero. Rero turikuza kwitoreza hano, nagira ngo ngusaba ubyemere tujye twitoreza ahangaha. Gusa mu bandi nama. Nini baba ababyeyi wigeze kumbwira ngo ningende ngo mbabwire ngo bari kugusakuriza. Nta babyeyi b'inaha. Harimo na wa mudamu wadoderaga imbere ya butike ye. Turi benshi. Gezaho. Nimbura mugora arimo. Akabarimo. Doba. Mama Imana mupanga hano muzajya kutwepera. Umuntu anyirukana ku iseta ye, narangiza aze kunginagire imbuga ngo. Ariko harugira urukundo agize koko. Ku mbuga se. Kuza n'ikindi. Nimba wumva koko mubirimo neza. Mubwira asubize seta nawe azaze namubwirije. Hasubwo urumva yakwema iseta koko kandi tugiye no kwitoreza ahangaha. Namwe muri mushaka. Barimo. Bose barimo. Ubanze mu biganireho rero. Amiriyo seta. Icyo nzi cyo ntabwo byanga. Ntabwo yajya. Uburinganire n'ubwuzuzanye n'intambwe zatugeza ku majyambere. Niyo nzira yayo mu guhuza ibitekerezo byubaka uru Rwanda. Amashyi n'impundu banyarwanda.
ni mube mu natwe tugiye umva bazaduhangaye koko nibwo bwa mbere turimo turitoza ngo bazaduhangahe uretse turi kudihira uza turabaruze ariko ntugashyuhaguzwe nawe umva gahunda twari dufite nuko tugiye gushaka mudugudu hanyuma tukamubwira ko mu nama tugiye kuzabiyereka tukahabyina tukahacana umucyo kandi abayobozi bose bakahatubonera bakagari b'umurenge bakarere umenya na guverineri ngo azaza twarangiza nyine abayobozi bakatubona bakajya baduha ibyo mvuga se byarata bazaduhangaye nitubyinira abaturage tukabyinira mu mudugudu bazaduhangaye umva nyine ni mu mudugudu buriya ni nka 50 50 yonyine umwe babiri batatu bane batanu batatu bari kumwe n'ikindi 10 we abo bantu bose 50 cyangwa ibihumbi 5 arakubeshya 5 mase rero nawe nanga yuko ushwana tukakora umushinga twagera hagati ukigira nyirani bindeba none se ubudahurirwa hano kwa njyama nzindutse mwirirwa mushwana winjiza ngahe ubuse ibihumbi 5 njyama nzindutse azanywa mu rwagwa aba bana ibihumbi 5 nzahahamo noneho tuje kubyinira njyama nzindutse umva ahangaha muri kubyinira mugomba kuhakodesha dore icyumba cya njyama nzindutse do ngikiriya nta nubwo kibasha gusinzira kubera ko tuba turi kumudiha ku mutwe dore uyu mutwe uri hari upimanye na hariya none muri kubyina mubyina ku mutwe warangiza ngo ibihumbi 5 aserera uyu mugore nawe ntiyoroshye ahora twemerera ibintu akongera akabihindura nta nawe utandukaniye n'umugabo none se tuje gukorera urugo rwa njyama nzindutse hanyuma y'imbuga mu cicuma hose maze ko mutazajya muyikodesha hane se ko imbuga yawe ariyo nini twifashishaga nuko twebwe tutazigira ni hato nyine genda mu kigane na buriya bugombe bwanyu mu bantu muzajya mwitoreza noneho Hezyo mvuga ko bunganurira ntabwo ariko se mubye wabaye ute koko mu byukuri wabaye uko nyine ukundeba nikomeze ariko si wajya ucisha make koko twaje kugira tugushakira iterambere wowe n'umuryango wawe mukubita ikirenge hasi bicari bikahunguka niba ari iterambere muri kunshakira amafaranga azagera hazi ndayashaka amafaranga azagera haze atuzamo gake ariko maze rero uyu mubyeyi turashaka mudugudu tumubwire azaza sabi azaba ari usaba naho yumvikana na njyama nzindutse tuyitoreza bize ngo muki mudugudu azagusaba hano cyane amafaranga mudugudu akaza kugira ati nyine agasaba umva nyuma yo kwitwa mudugudu tucyumvikanaho icyo ngicyo aha ni wanjye ubutaka n'ubwanjye ndabusorera mfite icyangombwa cy'ubutaka mfite amafagitire y'imisoro bivuga nimudashaka kugendera kuri gahunda zanjye nuko mukebunoma vuga uti amabuno gabanya umuvuduko mbereke mwana wa bino hano reba wakibonye kibuno ibibuno birahawe ubwo rero ufasha akana kawe kamwe ngo uragiyewe nawe afasha ke disi kamwe ariko muri kunkangisha umva abanjye n'abatari abanjye umuremure imbere ukurikiraho musirura umoja ufite ikibuno gikoreshe vuba munyeganyeze ariko we ntasoni bano garukariza wampaye naho ubundi se mwabantu mwe abantu bishize hamwe nta kibananira nakubundi igiye nkwibarize muyobo bari baje kundega cyangwa oya suku kurega ahubwo nukugira ngo weho bwawe narega n'ubufasha bwawe bukenewe ubundi twabahaye uburenganzira baza gukorera ahangaha rero niba badashaka kugendera ku mabwiriza yanjye ntago bazahagaruka ikindi kandi uri umugabo mu rugo rwawe nanjye ndi umugore ufite umugabo hano ntago we waza gufata imyanzuro mu rugo nyuma yo kuba umuyobozi ufite umugore wawe nanjye nkagira umugabo wanjye ntago waza gufata imyanzuro mu rugo rwacu rero kandi ntago wasemeza ibintu tudashaka njyama ariko se weho kujya komera njyama nzino komera hari se ngomera nduhuwe yakugereke se bitekana ndumva kazungu ndavuze ngo mbiri wawe ndavuze ngo mbiri wawe mudugu se nubaho ubuyobozi ntubizi singi ikinyabupfura nka nihangana ariko we do ndakwa kano ndavuze ngo mbiri wawe ndavuze ngo mbiri wanjye kazungu mbiri wanjye ikibazo cyane nawe urakizi Jamazini ndavuze ngo mbiri Jamazini ntabwo twaje kurwana muyo ntabwo bize ko nkuha ntabwo mubize ko nkuha ariko shaka tangegeresha Jamazini iki kibando uri kugendana uje kwica imbeba ntibikeri n'inzoka ntabwo turi hano ngo murwane oya reka nkubwire icyatuzanye Jamazini uyu ntacyo kugize kazu ntabwo bise muzajya mora mushwana kugeza byari ejo murabiyobewe mu nama koko
urabiyobewe ntabwo bamfungije Nyamanzindi rero dore cyatuzanye ahangaha narindi kugira ngo ube waha baraba mama ahantu ho kwitoreza byibuze iminsi 3 mu gihe ubuyobozi bukitekereza ahantu bwabaha bakaba barakorera iminsi 3 y'ubuntu mva nkubwire muyo ibi nari nabivuganye na mama Eric urumva turubivugana tumaze kubivuganaho bifata umwanzuro hanyuma se muri abo bagore n'uyarimo aya na amabere ariko umunwa wabona atari umugabo namvira hangarira dore mwaretse nka muntu ndavuze ngo mvira hangarira ibyo wakora by'amategeko dako umudugu ndakubwiye iyo wamaze kumenya umurozi uhishura umurozi akakumara ku rubyaro uyu mugabo n'umurozi w'inyoro hahandi ashobora no kuntanga akamubitisha ingufu ndavuze ngo navira hanga umva nkubwire Nyamanzindi icyo kintu cyo niba wagitekerejeho uri umuntu w'umugabo ngenda gushima twabyemeje nje nabyemera ariko byose ubu ngo bishobora kusubira urudobe hejuru y'ino papa Ivo ibyo byose twebwe twabivuganye ninjoro umutwari yari yabinyemereye ko abadamu bagomba kuza hano ariko nawe iyo minsi 3 rero ntago nayibahera ubuntu nimba ari nibyo rero nimba ari nibyo ko ntazo ubundi wakazo wamvira hanga uyu muntu aje gusaba imbabazi aba yambaye ingofero asaba imbabazi naga asaba imbwamazi asaba imbabazi nde asaba imbabazi nimba ari nacyo cyakugenzaga wayobya wayobye sha ndavuze ngo ahubwo mvira hanga umva muyobozi reka nkubwire uyu mugabo n'umugabo mubi n'umurozi w'ibinyoro anantanze yankubitisha inkubu y'inguru ase umurozi wabonye ngo ubundi ngo abagabo ntibaroga ahubwo ngo baracuragura Nyamanzindi kamubwire ntabwo kwiruka kujya mwirirwa mushwana mujye muhora musangira agacupa ariko niyunga nande uzi n'ikindi ibyo byo kwiyunga kwanjye nawe bimparire kuko byangora do ariko we oya Nyamanzindi ariko mujye mu nyubahanga urebe ukuntu utindeba urakibona kanubwe uriya rero ubundi cya ureka turi inshuti ushamubanda kira kirahana ako nubundi urabizi kuva nta cyaduteranya ariko reka ufite umukobwa nkunda sha nkunda Ivone none iyo mbonye ikiburo cy'ukuntu agenda gitwara gutya kubita iburyo agarura ibumoso asubiza yagaruka basaza buriya ntureba ikibuno cye utagira ngo ni ibintu byapfuye kwizana buriya agikurikiza nyirakuru ariko wabonye nyina afite umubuno nyirakuru afite umubuno uvuye nkanga kikagera ahandi agendaga gutya Mombasa ntayiro ni Mombasa nuko ariko reka nkubwire yanzana kubera umukwe nkakubera umukwe uraza utari umujugujugu nibyo biraje kubera gukundira mukobwa ndamukunda we reka nkubwire Ivone none uraza nkujyane mu ifamu nguhi umujugujugu ufate utere aho ugarukiye ujyane zose nzishorere ndamuguhaye ariko ndamuguhaye bidasubirwa ndamuguhaye ariko umva kubyara neza ufite abakobwa beza ariko nkunda Ivone uramutanze koko umwana wanjye umushingiye kiriya gisaza hejuru y'inzoga kuko Nyamanzindi koko urabona ko Ivone akwiranye n'akazungu kuko Nyamanzindi umushingiye ute kandi mudacana uwawe ariko ni gute nashingira iriya nsatura koko urabona njye mu mwana wanjye koko njyewe nakwiboneye nakwiyumviye ari no kukubwira ngo azaguhe inka nyinshi uzatera imijugujugu ndakubonye uriya gira iki ko nta n'ibinyabwoya wamubaza birenze 3 nta na kimwe ko nacyo yabona kuko inzoga zigiye gutuma umwana umusaza izo ni inzozi kandi mbona rusuna yose nabi ntabwo nshaka kunangira umwana hejuru y'inzoga rwose igicuku kiraniye kurumva ko utambeye ni inzozi ubwo ngubwo ntabwo burageze nukuri waba urose n'abahungu uramenya ntuzazikabye izina rya Yesu ujya wumva ryamba ntabwo buracyo reka Ivone ni inzozi ariko ndose nabi Nyamanzindi ndakwinginze ntuzashyingire umwana wanjye kazungu ntabwo yabikora Mutware w'umugezi umva
umva Rusaro umva hayiwe umubyeyi yabyara abakobwa nyakugira Imana ndyama nzindutse arashaka umuhungu ababazwa nuko yabyaye abakobwa gusa ko nta shema bamuteza mu bandi bagabo umubyeyi yabeshye umutware ko twita umuhungu kugira abone agahenge amahoro atahe mu rwabo umukobwa wuje umuco ariwe Rusaro arwanira ishyaka cyane uwo muryango